Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwe mukurikiye Easy Life Talk nk'ibisanzwe njye muri kumwe hano ni MBOT. Uyu munsi rero tugiye kuba twakomeza kuri ya ngingo yacu twari twagize ubushize ijyanye n'ibyitwa parentification. Parentification twari twabonye yuko ari igihe umwana ari gufata inshingano za kibyeyi. Aracyari umwana mutoya ariko niwe uri kurera famiye, niwe uri kurera, niwe uri gufasha ababyeyi be, niwe uri kurera abavandimwe be cyangwa se n'abandi bose bagize urugo cyangwa se umuryango. Uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe ubwoko cyangwa se types za parentification. Ese zigabanyijemo ibyiciro bingahe? Tugiye kuba twareba ibyiciro by'uburyo abana bafatamo inshingano. Hari ukuba bazifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo nibyo tugiye kuba twaganiraho uyu munsi. Turasaba wowe utarakora subscribe kuba wayikora kugira ngo ushyigikire kino kiganiro ndetse unasharinge ubigeze ku nshuti n'abavandimwe baba babikeneye. Rero parentification uburyo itandukanywamo cyangwa se uburyo ishyirwa mu byiciro bishingira ku nshingano uwo mwana yafashe ndetse n'abo aziha. Nanone bishingira ku byo umwana agiye gukora nk'inshingano. Ubwoko bwa mbere cyangwa se icyiciro cya mbere cyo gufata inshingano ku mwana ni ukuba umwana yafashe inshingano mu buryo bufatika. Mu buryo bufatika ni nko kuvuga nibyo bise instrumental parentification, aho umwana aba yafashe inshingano zo kuba yatanga iby'urugo rukeneye. Ni ukuvuga ngo akaba yafasha kurera abavandimwe be ndetse akaba yafasha n'ubundi no gushyigikira ababyeyi be mu bijyanye n'ibifatika. Hari nko kuba yagenzura ibijyanye n'amafaranga, managing family finances, cyangwa se akaba yakorera amafaranga kugira ngo ayo mafaranga afashe umuryango. Tubibutsa yuko ibi ngibi n'igihe biri gukorwa n'umuntu ukiri mu myaka itari iy'ubukure. Ni ukuvuga ngo aracyarabarizwa muri kategori yo kuvugwa ko akiri umwana. Ubwo ni nko munsi y'imyaka 18. Noneho nanone umwana uri munsi y'imyaka 18 akaba ari mu rugo, ari we ugomba kumenya ngo arategura ibyo kurya by'abavandimwe be, arategura ibyo kurya by'ababyeyi be. Mu by'ukuri ibyakagombye kuba bikorwa n'ababyeyi cyangwa se n'abandi babihawe nk'inshingano, icyo gihe n'abana baba bari kubikora. Ni ukuvuga ngo iki cyiciro cya mbere cya instrumental parentification kiba kigizwe n'aho umwana ari gukora imirimo mu buryo bufatika. Ari gutegura ibyo kurya, ari gukorera amafaranga yo gufasha umuryango, ari gukora ibijyanye n'amasuku, ariko mu by'ukuri akaba ari kubikora atari uko yabisabwe nk'inshingano z'umwana ku mubyeyi cyangwa se umwana muri famiye, ahubwo akabikora kuko nta wundi wo kubikora uhari. Tuvuge wenda afite umubyeyi we yakoze nk'impanuka, ntago akibasha kuba yagira ibyo afasha urugo. Ni ukuvuga ngo uwo mwana agiye guhita ajya muri izo nshingano atari uko byakagombye, ahubwo ariko situwasiyo zimeze, niko ibihe byamutegetse, byamusunikiye kujya muri izo nshingano, ariko mu by'ukuri atari we wari kuba azigiyemo. Ntabwo bivuze ngo ni kwa kundi umubyeyi abwiye umwana, agabagabanyije imirimo abana, bakavuga ati wowe urahata ibirayi uriya bironke. Icyo gihe umwana aba ari kwigishwa iyo mirimo yo mu rugo, ntago aba ari kuyihatirwa kuyikora biturutse n'ikibazo cyabayeho mu rugo. Hano rero bize kuba bitandukanye mu buryo bwo kubyumva. Ni ukuvuga ngo aha ni igihe umwana yafashe inshingano kubw'ikibazo runaka cyabaye mu rugo, wenda ni divorce yabaye, bisabwa ko umwana ahita ajya mu nshingano. Ni umubyeyi wagize impanuka, bisabwa ko umwana ahita ajya mu nshingano. Ni umubyeyi ni mu rugo habaye ibindi bibazo bituma wenda ababyeyi babafunze, mbese muri make hari ikibazo cyabayeho gisunikira wa mwana gufata inshingano
atari nk'umurimo asabwe n'ababyeyi be gukora, ahubwo ari uko nguko bigomba kuba bimeze. Rero aho umwana cyangwa se ingimbi n'abangavu, ushobora kuba ari mu ngimbi n'abangavu cyangwa se akiri n'umwana mutoya wiga nko muri pirimeri, iyo rero ari gukora mu buryo bufatika cyangwa se instrumental parentification, ahangaha ni icyiciro cya mbere rero cy'uburyo umwana ashobora gufata inshingano, ariko noneho mu buryo bufatika, aho ajya gukorera amafaranga cyangwa se akazana n'ibindi bifatika byafasha umuryango. Icyo nicyo cyiciro cya mbere. Ubutaha tuzagaruka tureba n'icyiciro cya kabiri, noneho tunarebere hamwe ese buri cyiciro kigenda kigira izihe ngaruka ku mwana cyangwa se ku mikurire y'uwo mwana wafashe inshingano akiri mutoya. Turabashimiye rero mwe mwakurikiye kino kiganiro kuri Easy Life Talk. Ubutaha tuzaza tureba n'ikindi cyiciro cya kabiri cyangwa se ubundi bwoko bwa kabiri bw'uburyo umwana atangira gufatamo inshingano akiri mutoya. Ibiganiro byacu kuri Easy Life Talk nakagaruka. Ciao ciao.